wazibonye wanjye se yazisemo neza ese ni wa muhungu ese twagiye kuri moto nayo ngiye kumureba shana noneho duhura amaso yabaye yuzuye amarira aramubwira ati ngende hano akazi wa muhungu ngiye kwa muganga maze kuvugana na Bosco aje kuntwara none suride mu kwa muganga nyine rega mba nanga kubagura mu bintu byose nyine ndakibazo changa dina uze kumberekeza nta kibazo lakini kizuri ni hiki ni kwamba maumivu yako kuna mwingine ambaye alikuja kabisa akayafuta. Hivi sasa nimpata mke mwingine ambaye alinituliza roho yangu. Nasema ni mke wangu, nina mke kipenzi. Nini naota ni hivyo, ni hivyo tena. Mbali na hapo sitaki kusikiliza kitu kingine kutoka kwako. Unasikia? Sitaki kitu kingine. Lakini Dave, wewe ulikuwa unapendana na mie ama ni mwingine walimchangia? Si ulinikwepa? Mimi nilikuwa nafikiri umempata mwanaume mwingine. Ndio hivyo. Unajua yenye alinifikiria kwetu Tanzania. Sina hamu ya kuyasikiliza. Hebu mlango uliopitia ukiingia hapa ndio mlango ambao unaenda kupitia kutoka. Njoo vile huko. Dave, sijajua kama uko hivyo. Sheri, koma? Sorry. Nta kibazo ni umushyitsi wacu. Nema bite amakurusi ubu i Kigali bampamagaye ko umwana wanjye arwaye ameze nabi. Uburusi ngo ameze nabi ari mu bitaro, nabuze uko mbigenza. None nagira ngo musabe, nazi ko ari wambwiye ko tuzajyana, mbabarira uze tujyane, gira vuba mbabarira uze. Nema ntabwo uboneka. Sinzi n'ibintu ngushokoje niba uri bubikunde. Genda jya ngo tujye vuba icyambere nuko tujye mu kazi, sibyo? Oya nta kibazo, icyangombwa nakazereka. Yango nibyo ngibyo nagurebe muri telefone nk'igenda. Ubwo se sindi bo bikoze neza we. Wow! Nabisa neza rwose. Reka tugende. Nina rwose uranshimisha. Nase abonye umuntu depoza agahita abona akazi koko. Buriya saa 2 n'igice nizo saha nziza kuko bishoboka ko muzatinda. Sana. Nta kibazo ndababwira. Murakoze. Yego nawe. Madamu Liza arampamagaye. Tuzahita dutangira akazi. Munga. Rero ngize ikibazo. Uyu murwayi n'ubundi ndabona asinziriye. Bano bantu turasanganywe n'inshuti zanjye, akaba n'inshuti za Rusiya. Yego. Nashaka kugira mu rugo gato nkagira ibyo ntunganya kuko urabona dushaka kuranamo hano. Yego. Hari ikibazo mbasize se nkagira mu rugo gato. Oya nta kibazo kirimo, bo nibabona hari impinduka cyangwa bakabona bimeze nabi kurushaho barambwira. Sibyo? Yego. Simugire ikibazo ndabanguka. Nta kibazo kirimo rwose. Murakoze. Umva twaje igiteraganya twiruka mugamaze kumera kuriya mu rugo mve ngo ntabwo baza ahantu ndi. Kandi ntigire ikibazo. Oya ntacyo nibabona hari igihindutse bari buze kumbwira. Nukuri murakoze cyane.
araza kumera neza humura kabisa. Hanyuma mwebwe mwaba mumpaye akanya gatoya nkavugana na nyina w'umurwayi. kugira ngo tugire icyo tuganiraho. Ihangane tuvugane. Ihangane nyumve tuganireho gatoya. Uyu mukobwa wawe yagize ikibazo bamunzanira hano kwa muganga. Ni ngewe wari umaze iminsi ari jyewe umuriho kuko uribuka ko ujya no kuza wabimbajijeho. Ariko nta kindi kibazo afite, ahubwo uyu mukobwa wose nkaho hari inkuru mbi yumvise mu matwi ye imutera kugira iki kibazo, ajya muri koma. Ariko araza gukira pe, gukira ko arakira. Amafaranga yose ushaka ntabwo ari humura. Hari ikibazo wigeze ugirana nawe cyangwa ibintu runaka wamuhishe cyangwa wamukinze akaba yarabyimenyeye ku giti cye wowe ubwawe nta kintu wigeze umuganiriza nka mama we? Shambuka buriya rero simubeshye ikibazo naba namuhishe. Buriya mwana ikibazo twari dufitanye ni uko yaje gushaka papa we umubyara hano mu Rwanda. Yego, ariko ntabwo none se muganga ndakumva neza, basi nakubwira ibanga ugaceceka ukazarihisha ko nzi ko abaganga mugira ibanga. ntabwo ubizi ko ari mu biri mu nshingano zacu nk'abaganga kugira ibanga se? Mbwira rwose wibohoye nta kibazo. umva ntabyumvishe Ikise umva si baramubeshye ntabwo papa wigeze apfa. Ndetse bikwiye kandi nabyumvishe mama yari ari kubibwira avuze kukubeshya ngo umubyeyi wawe yapfuye ariko se none nze yaba yarabibwiwe na mama wa Lise ko bari inshuti cyane. ahantu haracyarimo ikibazo Ako Dinya, ariko tugomba kubigenza tukabimenya. reka kino kintu tuzagikurikirana kuko bari kuwukina imikino. Mbivuga ubaye muganga Lucy Yesu we mu Rwanda se wizanye none uri kumukorera management Jena biti amakoto ma theatre ko tumaze iminsi itatu tutavugana byagenze gute? Ubonye akazi sha nagushakaga cyane. Nta kibazo ndaza. So n'umukobwa kuko noneho boss ndamubwira ngo iki kweli Watewe ko atinzira ngaho banguka we banguka uri kumpinza Yego mabuja. ariko nibyo musana ko ari ku cyumweru Yagerageza rwose mabuja nasa atari sawa rwose. aha uranakararana ariko ako gapyani gashyashya ntabwo nari nkazi Nahumura. shani gashyashya kabisa None se ariko n'ubundi mujye muba muri ubundi simati reka nkubwire mabuja. Ni ngombwa ko nimba uri mu Reka murimo nkubwire wambaye pe. nabi. Reka nkubwire mabuja. Ubundi ujye wihorera ahangaha. Bose yaranyishe nimugoroba yewe kamabuja. Yewe